N'umwa 12 turasoma umurongo wa 5 turasimbuka dusome na 12 hanyuma turirimbe indirimbo mu gakiza ya 62. Aravuga ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza, nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Hanyuma umurongo wa 12 haravuze ngo akibitekereza atyo asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga bagira bate. Petero akomanga ku rugi rw'irembo, umuja witwa Rode ajya kubyumva, amenya ijwi rya Petero, ibinezaneza bimubuza gukingura, nuko yirukanka asubira mu nzu ababwira yuko ari Petero, yuko Petero ahagaze ku irembo. 15 baramusubiza baturasaze, ariko akomeza guhamya ko ari koko batahubwo ni marayika we. Ariko Petero akomeza gukomanga, bacinguye basanga ari we koko, barumirwa. Imana ihimbazwe. Abantu benshi barasenga, ariko hari inzitizi 3 Mwuka yampaye kubaganiriza zituma ayo dusenga tubara iminsi twasenze, ariko iyo twasenze ntagera aho twayohereje. Haleluya. Hanyuma ndavuga nk'utuntu 3, hanyuma mvuga inzitizi 2 cyangwa ndavuga ibintu nka 3. Cyambere ndavuga gusenga icyo biri cyo kubabikora, hanyuma icya 2 ndavuga uburyo babikora, uburyo bikorwa, hanyuma icya 3 nizo nzitizi. Hanyuma nizo ngambiriye cyane kubaganiriza, inzitizi 3 ziba mu masengesho y'abitorero. Haleluya. Nubwo turirimbye ndabona mutaraza haleluya. Twongere haleluya. Ni inzitizi ziba mu y'abitorero bagira bate, nagara abapagani n'abaki abitorero. Hano n'abitorero dusomye basenze, n'abaki abitorero. Taho usengera, waje hano ufite aho usengera, si ikibazo cyaho usengera, ahubwo ni inzitizi ziri mu yo dusenga zizatuma tutabikomeza. Iyo umuntu atazi ari kwiga ibintu bijyanye n'ubucuruzi, niyige ku mbogamizi zatuma ahomba, nizo zimutera guhomba agataha. Muririmbyi yaravuze ngo nzacuruza gusenga. Iyo usenze utazi uko babicuruza urahomba ugataha. Iyo mpamvu abadufite dusengana none atabiriho twasenganye tugitangira urugendo barahombye barataha. Kandi nujya kwiga gucuruza uzigire kubunguka, kuko abahombye bazakubwira ingorane zirimo, ariko niwigira kubunguka sifa kwa Mungu. Haleluya. Bazakubwira inzitane bahuye nazo zikubera imbaraga, bituma nawe utazahomba. Imana ihimba. Haleluya. Gusenga rero niki. Hanyuma nago ndibumere nk'ubabwiriza cyane, ariko mwemere tunigemo gake, hanyuma tuze kubikora. Haleluya. Tubashimiye ikaze muduhaye, kubaje twarangije kwakirana. Nitwa Claudette Mukahirwa. Hari igihe mbyibagirwa kuko ndi hano kubera ijambo ry'Imana. Nukuri iyo aba Yesu atampaye ibyo mbazanira ntago nari kuza kwivuga. Rero nta nubwo bari ngombwa cyane, ahubwo reka tujye tuvuga Yesu muba mukeneye kumva. Haleluya. Imana ihimba. Hanyuma dufite intashyo twagize umugisha, wadutumye none afite n'ahandi yongeye kudutuma. Abera baracyari mu isi barabatashya, mwakira intashyo za bene da. Hanyuma hano n'ubwa 2 mpaje, ariko nanone mpaje nje gusura itorero ry'Isumo. Hanyuma n'inzega namwe narishimye kubamenya. Imana ihimbazwe ko yabyaye
kandi nanubikiye kubyara. N'uyu munsi Imana ifite gahunda yo kubyara, kandi impamvu twivuga buri munsi uko tuje nuko tuzi ko itagiye muri Onapo. Imana ntiyigeze ijya muri Onapo, ibyara buri munsi. Niyo mpamvu twishimira kumenyana n'abo yabyaye, herutse kubyara vuba aho tugendeye. Imana ihimbaza. Hanyuma reka tuvuge gatoya ku gusenga. Gusenga ni iki? Gusenga ni ugusaba ukurusha ubushobozi. Iyo umuntu avuze gusenga, kera mu Banyarwanda bajyaga bakoresha iryo jambo, akavuga ati ariko se kumusaba cyane uramusenga, cyangwa wagize ngo ndagusenga. Ni ukwingingiriza, ni ugusabiriza no guhendahenda umuntu kugeza igihe aguhereye icyo umusaba. Haleluya. Hanyuma kandi gusenga ni uguhumeka kw'agakiza. Iyo umuntu akijijwe, agakiza kakaba kamurimo, ntagasenga kubera ko korari yabipanze, ntagasenga ay'umudugudu, ahubwo agakiza iyo kagiye guhumeka, gahumekera mu masengesho. Imana ihimbazwe cyane. Niba warakijijwe ukaba udakunda gusenga, ukaba wegura Bibiliya, ukaba ukenera gusenga ari uko itorero ryasenze, agakiza kawe kazahumeka insigane, gashire, gapfe, karangire, kabura umwuka. Haleluya. Mu bintu bice maze guhumenya duce nyine mu byo nakabaye nzi, nuko nzi twiga geography batubwiraga ko imibumbe ari 9. Hanyuma hari ibintu bidasanzwe bitegekewe ku mubumbe witwa itaka. Uyu mubumbe bita Terre, amaplanete. Uyu mubumbe witwa ubutaka niwe Imana yonyine yategekeye kubaho ikintu bita oxygene, umwuka duhume. Hanyuma iyindi mibumbe yose iyo yabayeho babitubwira ko ari 9, niyo bamaze kuvumbura igera muri 200, niko nabibonye mbisomye kuri YouTube. Niyo bamaze kuvumbura igera muri 200, barimo barayivumbura ngo bashaka ahandi hantu bazahungira. Abahanga muri geography no mu bintu bijyanye n'ubumenyi bw'isi ngo bamaze kumenya ko umubumbe witwa itaka uzarangira uhiye. Hanyuma barimo barashaka indi mibumbe iriho umwuka wo guhumeka ngo basi bazahungireho. Iyo bavumbuye yose ngo basanga nta bushobozi bubayo bw'uko umuntu yahashobora kugira ngo ahumekere. Aho badasanze ubushyuhe bwinshi ngo bahasanga ubukonje bwinshi. Hanyuma iyo mibumbe yose nta tegeko ry'umuremyi ryayitegekeye kubaho oxygene. Imana ihimbazwe. Impamvu turi guhumeka tukumva birasanzwe ni uko uyu mubumbe Imana yawuteyeho oxygene. Abantu bahumeka urabisubizayo bikagenda nta kibazo, kandi iyo systeme ntituyishyura. Iyo umuntu yarwaye nibwo amenya agaciro ka oxygene. Iyo bagiye kujyayo muri iyo mibumbe bavumbura, iyo bagiye kujyayo baramanza bakitwaza oxygene bazahumeka ku buryo ishize barangira. Ariko Yesu, haleluya, Imana umuremyi uko yashyize oxygene ku isi, ku mubumbe bita isi, niko yashyize na oxygene mu masengesho kugira ngo abantu bakijijwe bajye bahumeka amasengesho. Anezerewe mu mutima. Haleluya. Ntibishoboka ko umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe aba hadasenga. Ntibishoboka. Ahumeka insigana agapfa. Ubugingo bwawe bwarapfuye niba udakumbura amasengesho nturiho. Nk'uko umuntu baramutse batwaye oxygene adashobora guhumeka, niko n'amasengesho yavuye mu gakiza, agakiza kadahumeka. Kandi agakiza, haleluya, kaba igihe umuntu yizeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Wakundi wumva ubutumwa bwiza ukumva ushatse kwizera, umeze nk'umuntu utangiye gutwita. Hanyuma iyo ubatijwe, iyo wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza, ukora urugendo rwo kwiga inyigisho z'umubatizo. Hanyuma urwo rugendo ni urugendo rw'amezi 9 umugore atwita. Iyo umuntu ari kwiga inyigisho z'umubatizo yaremeye kugenda urwo rugendo abatwite. Hanyuma iyo abatijwe akabihamya, ababyaye agakiza kaba kavutse muri we, hanyuma agatangira
karera, karya ikirere, karya ijambo ry'Imana, agakiza kararya. Niba usoma Bibiliya ari ukuje mu materaniro umwana wawe yarapfuye, agakiza kararya. Nkuko udashobora kumara iminsi myinshi utagaburiye umubiri ngo urye itaka mugenzi wawe. Ibintu byose turya biri mu isi ni itaka. Muzarambika umuceri hasi uzabura, muzarambika ibirayi hasi bizabura bihinduka itaka. Turya itaka kuko turi itaka. Uko umubiri ukenera itaka mugenzi wabyo kugira ngo ribeho, niko n'agakiza gakenera ijambo ry'Imana kugira ngo kabeho. Imana ihimbazwe. Narivuze ngo Imana ihimbazwe cyane. Narivuze ngo gusenga no guhumeka kw'agakiza. Niba warakijijwe ukaba udasenga, warapfuye ntiwabimenye. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Narivuze ngo Imana idufashe mu izina rya Yesu. Haleluya. Hanyuma kugira ngo ngere kuri za nzitizi kandi tubone n'umwanya wo gusenga, reka mvuge uburyo bwo gusenga nka butatu. Haleluya. Gusenga uburyo bwa mbere ni ugushaka ubusabane n'iyo usenga. Umugabo bita Mose niwe wabukoresheje ngo arasenga, ariko asenga adafite ibyifuzo byinshi. Asenga ashaka ubushuti n'Imana. Ntabwo yazaga afite icyifuzo cyo kuburara Mose. We yajyaga kureba Imana yikumbuye, akayibwira ngo mwaramutse Mana. Sasa abandi bakavuga ibyifuzo by'uko babasohoye mu nzu, sinzi niba ninahamukodesha. Abandi bakavuga ibyifuzo by'uko badafite aho guhinga. Abandi bakavuga ibyifuzo by'uko nta minervari z'abana. Abandi bagatanga ibyifuzo by'uko batarashaka. Abandi bagatanga ibyifuzo by'uko batarabyara. Abandi bagatanga ibyifuzo by'uko nta kazi bafite. Ariko ngo ijwi rya Mose rikadomina andi majwi, ngo rikamubwira ngo none mwiriwe. Ati Mose kuje, ati nari mbasuhuje, ati yo ruguru mwiriwe. Ngo asenga adafite gahunda. Ngo yari yararenze ibyiciro bitatu batwigisha ku nyigisho z'umubatizo. Y'abantu bari kwigira igice, hari igihe umuntu agera ku rwego akaba umushumba, akaba representa w'itorero akiri ku gice, agisenga amasengesho nk'ayo bize ku gice, akajya gusenga asaba, yihana, anashima. Ariko ngo Mose ngo yateye intambwe ya kane, ngo asenga adasaba, asenga atagiye mu mashimwe, ngo asenga ashaka gusabana niyo basenga. Hari igihe ngo abantu bahura ngo nibakundane, ngo nabona muganga ngo inzoka yanjye nizikorane, ngo najya ndeba muganga ngo mwumva ndamwanga. Umuntu akambaza ati se uramuhora iki? Ati nuko numva mwanga gusa. Ngo hari abantu inzoka zabo ngo zitajya zikorana. Ariko umuntu inzoka yawe nidakorana niye, ukagira umugisha wo kubimenya, uzamusuze mu gitondo mubwira ati mwiga mwaramutse, na saa sita mubwira ati se mwabonye uko mujya ku meza, mubwira ati none mwiriwe, na nimugoroba nujya kuryama uzamubwira ati muramuke, twebwe tubonye tubaho. Nubikora icyumweru ya nzoka ukaba utarayivuye ku kwanga, azaba afite ibindi bibazo. Ariko uko uzagenda usabana n'uwo muntu, bizagera hayiruke mujye mu rukundo, nawe ajya yumva kumbuye kumuhamagara. Haleluya. Mose ngo yubatse ubusabane n'Imana, wakayisuza mu gitondo, akayisuza saa sita, akayisuza nimugoroba, ngo yubaka ubushuti n'Imana, ngo ku rwego Imana bajyaga bajya inama y'ikigiye gukura. Imana ihimbazwe. Yubatse gusabana n'Imana, ayisenga ibiciro bitazamutse, ayisenga batamusohoye mu nzu, ayisenga yakennye, ayisenga yasubijwe. Mose arayisenga kuko ariyo gusenga. Imana ihimbazwe. Haleluya. Amajwi yose akajya mu materaniro agiye gusabiriza, andi akajyayo afite utuntu twa tekinike. Hari ukuntu batwigishije ngo iyo ushima ngo merci ngo yamaze amatunda ya padiri. Umuntu akagira nyirarureshwa akaza gushima, ariko ari tekinike yo kugira ngo iyo ashima yongere imuhe. Ntabwo Mose yajyaga ajya gushima asabiriza, yajyaga ajya kuyisenga kuko ariyo gusenga. Ngo sabana n'Imana, Imana iramuvuga. Yabanga abandi bose bazajya berekwa, nitujya kuganira bazajya banyerekwa, abandi nitujya kuganira bazajya babicisha mu bihanuzi, abandi nitujya kuganira bazajya barota, abandi nitujya kuganira. Ariko wowe tuzajya tuvugana duhanganye, tuzajya dusabana njye nawe. Ningu ukenera nzajya njya mu gikari tuvugane. Imana ihimbazwe. Ntabwo bizagombera umuhanuzi, ntabwo bizagombera umwigisha, ntabwo nzategera abanyakigali ngo baze babikubwire, ahubwo njyewe tuzajya tuvugana duhanganye. Ngo
asenga ngo ku rwego yamubwiye ngo urakiranuka no mu bikari. Mose yakiranutse mu rugo rw'Imana, agera muri sara araharenga, agera mu cyumba cy'ababyeyi araharenga, aratambuka agera mu bikari. Imana ihimbazwe. Dawidi yaramuvuze aranga umukiranutsi azashija nk'umukindo, aranga azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni, aranga kuko twatewe mu rugo rw'Imana. Imana ihimbazwe. Barutse guhishurirwa ibiti bitewe mu gikari, amazi y'ibiryo bamenaho kikaba kirariye. Mu gihe ibyo biri ku irembo byarindagiye, byo n'uwogeje isahani akaba atarashyiramo mo isabune, baramubwira ati mujye mumena nako ntagafumbire. Igiti cyo mu gikari cyakira isosi y'inyama, ibintu byose bagiye koza batarashyiramo ibintu by'isabune ngo babanza kugaburira igiti cyo mu gikari. Bese ibyo ba nyiri urugo bariyeho nabyo kibiryaho cyane, kandi ni nacyo kirya byiza, kuko isosi nyinshi yayindi yatogose nyine tukayisiga mu isafuriya. Igiti cyo mu gikari nicyo birutse kubishurirwa ifumbire ryiza. Nibafumbira ibyo ku irembo batarafumbira ibyo mu gikari. Imana ihimbazwe. Ubwo watewe mu bikari by'Uwiteka ni mujansi ishira. Bifurije kurenga amarembo. Asifiwe Yesu. Haleluya. N'urugendo bifurije kurenga amarembo mukarenga muri saro. Uzi umuntu uzi mu gikari agera mu rugo n'ibyo batarashyushya akaba yatamiye ikigori. Uzi umuntu uzi mu gikari n'umuntu cyahita amenya urusenge umanitseho. Uzi umuntu uzi mu gikari ntabwo inzara yamwica mu gihe wowe bagitegereje kugushyuhiriza no kugukorera protokole kuko uri umushyitsi waba yagezeyo kare, yatangiye kurya kare. Uzi umuntu wageze mu gikari iraririmba akarya, umwigisha yakigisha akarya. Uzi umuntu haleluya. Ibikonje arakubita n'ibishyushye byazaga kubita, kandi abikubita mbere. Ifiriti ya mbere wo mu gikari aba yayiriye, wowe ikakugeraho iwoze yakariye gashyushye. Imana ibajyana ahantu kure mu bikari, mumenye uburyohe bwo mu gikari. Uzi umuntu wo mu gikari muhomba we yunguka, muvuga ku biciro byazamutse, we ari kugenda ahantu mu ihumure y'Imana. Nuko bimfashije. Ariko reka mbabwire umugore umwe wabaye mu bikari by'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Ntabwo nari ngambiriye kukavuga, ariko reka nkababwira. Hari umugore bita Umushunemukazi ngo yasabanye n'Imana agera mu bikari byayo. Hanyuma ngo igihe igihugu cyari kigiye guterwa n'inzara, uziko ari igihe uririmbana n'umuntu yarageze mu bikari, inzara igateranya amagabe, mukajya musonza we mukavuga iby'ibiciro byazamutse, watabizi atuye ahantu ngo mu ihumure ry'Imana. Agatura mu ihumure ry'Imana mukajya mwumva intambara atuye mu mahoro. Akajya babaza ati isa zirihe, kuko we aba mu bikari ahantu hatagerwa n'umubisha, hararizwa ku rwego. Imana ihimba ngo inzara ijya gutara mu gihugu, ngo Imana imurya akana. Ntabwo ati ngwino nkubwire imushunabyo, ntabwo ati ngwino nkubwire ati iki gihugu kigiye guterwa n'iki, kigiye guterwa n'inzara, ariko wowe ngwino usuhuke. Ntabwo ati kandi aho uzasuhukira nzagutwaza igikoni. Murumva Imana mukabana mu materaniro. Hano Nyamagabe inzara ikatera izuba rikava, hari umuntu wasuhutse, mukajya muririmbana muterana danse, ukamurya icyara, ariko zika ibiciro byazamutse, akakubwira ati ntabyo nzi. Ati kuko ifiriti nibwo tuziriye, amafi nibwo tuyariye. Kubera iki? Atuye ahantu mudatuye, yinjiye ahantu mu ihumure ry'Imana. Erega nimuzajya musangiza abantu ibibazo mwese ntago mubifite. Hari abantu batambutse bagera ahantu ku buryo inzara ijya gutera ikamubwira ati ngwino nkubwire, ikamushyirira udufaranga kuri konti adakora, akamubwira ati ngwino nkubwire. Akamubwira ati nibwo ugiye kurya isosi, nibwo ugiye kurya ifiriti, nibwo ugiye kurya neza ibiciro bizamutse. Kubera iki? Yarabatambutse aba mu bikari. Imana ihimbaza. Hanyuma ngo icyo gihugu giterwa n'inzara, ariko Umushunemu bamuriye iki? Ngo aragenda ntiyasuhuka ngo agende ngo ajye aho imubwire. Yaravuze nujya Kongo tuzagutwaza igikoni, nujya Tanzania tuzagigutwaza, nujya Uganda tuzakigutwaza, inzara nishira tuzabikumenyesha. Ngo arasuhuka, muzabisome. Ngo kubera iki? Yaracumbikiye Imana. Kari akazu ko hejuru ka Elisa kashushanyaga gucumbikira Kristo. Akazu ko hejuru ni umutima wawe. Igihe nafashe umutima, haleluya haleluya, umutima w'umuntu niyo nyubako iba hejuru cyane, kuko ibintu byose ukora bituruka mu bwenge no mu mutima. Hanyuma ngo yahaye Imana ahantu heza. Niko Umushunemu ngo yabigenje. Elayo asifiwe. Uzi ko Umushunemu ngo yabaga hasi, ngo Imana akayubahikira hejuru. Hari abantu baba hejuru, Imana bakayishyira hasi. Ariko ngo Umushunemu we yari yarubakiye Imana hejuru, ngo hacumbikira umukozi w'Imana. Elisa yashushanyaga Kristo muri kiriya gihe, kuko niwe ufite ubushobozi bwo gutanga abana. Kandi uriya mwana yari yaramuhaye ngo yasobanuraga agakiza, ngo umwana bigeze harapfa. Haleluya
umwana amaze gupfa umugore amenya ko umwana yapfuye. Hari igihe umuntu apfusha agakiza ariko ntabimenye, akajya agenda agakiza karashize ariko ntabimenye, ngo umushunama arapfusha ariko arabimenye. Ngo byari iki? Ngo byari ukugira ngo bizamenyekane. Muzasome mukomeza mu bice 8 ngo umushunama kazi kugira ngo asubirane igikingi cye, ngo nuko yari afite ikimenyetso ko umwana we yahavukiye akahapfira. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi akahazukira. Niko Kristo yaje kudushaka, yaradushatse arangije aradupfira aranatuzukira. Ni ikimenyetso kiduhesha ibyo tubona. Imana ihimbazwe. Uzi ko ibyo bintu ngo kuba umwana we yari afite ikimenyetso cy'uko umwana we yahavukiye akahakurira akahapfira akanahazukira, ngo byatumye ngo bitesha agaciro UPI. Uzi ko babaruye ibibanza umushunemu kaza gihunze. Uzi ko umushunemu yari akiri mu buhungiro batanga UPI, ariko we afitanye amateka n'umwana yahabyariye. Mutega amaboko. Haleluya, haleluya. Afitanye amateka n'umwana yahabyariye. Kubw'uwo mwana rero ngo umwuka aramusuhukisha. Ngo bukeye ngo baramubwira ngo suhukuruka inzara yashize. Arasuhukuruka ngagere mu gihugu, aza n'ubusuhukiro atavugira imbere y'umwana. Ngo ariko ngo asanga gihaza ushushanya umwuka wera, ngo arimo arabara inkuru y'uwo mugore. Haleluya. Ngo kibiganira. Imana ihimbaza. Ngo umugore n'umwana barahingu. Gihaza ati sinavuga inkuru nyirayo iyo nkuru yari ikenewe ibwabo kugira ngo yiganirize umwana, kuko arashaka kumenya umuntu wari utuye mu gikingi wapfushije umwana kongera akazuka. Icyama uyu munsi Imana ikakumenyesha aho umwana wawe yaguye, ikamuzura kugira ngo bizaguheshe umuhesha. Haleluya. Bahita bamuha umuhesha. Ntabwo ati inzara yashize suhukuruka. Niba agaterime kaba muri Bibiliya kandyoheye no gusuhukuruka. Ntabwo ati suhukuruka inzara yagize ite? Kubera iki? Aba mu gikari amenya amakuru yo mu gikari bimuhesha kubaho mu buzima abandi batabayeho. Ntugire ngo abantu bose bafite amaganya. Hari n'abatari kwiganyira kandi babayeho nabi kukurusha kubera ahantu batuye. Hari igihe Imana isanga amaganya mu maetaje no mu makadasiteri, gasanga abantu baba mu cyumba kimwe barayishima. Kubera iki? Ntibabino baba mu bikari. Ntago baturanye nawe, baba mu bikari. Nubwo bambaye bodaboda ariko baba muri bikari. Umva amahoro no mu makuba ya. Imana ihimbaza. Hanyuma ubwo ni uburyo bwa mbere bwo gusenga. Uburyo bwa kabiri bwo gusenga ni ugusenga wasomye ingingo zikurengera. Hari igihe abantu basenga ariko batasomye ingingo zibarengera. Hari igihe umuntu agira ikibazo cyamubabaje kitarajya imbere y'Imana avuga mu Kinyarwanda, ahubwo akavuga ameze nk'uburana. Kandi nabyo Yesu yabitangiye uburenganzira, gusenga urekara mu burenganzira bwa. Haleluya. Ukajya gusenga umeze nk'uwinjiye mu rukiko, ukabwira ati ko wavuze gutya bikagenda gutya. Ibice 27 byo kubara ni bene Serufuhad. Ngo ibyo bintu nta muntu ujya gusenga atyo atarasomye amategeko, atarasomye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ijuru rifite ko barijyamo. Hanyuma kugira ngo impamvu nashaka kubibutsa ko impamvu mwarimu Jean Claude ashobora kugira ikibazo ntawe ari ujya kwiburanira mu rukiko, murayizi. Claude aramutse agize ikibazo ntago ajya kwiburanira mu rukiko, kandi ikibazo ninde wakigize? Ni mwarimu. None se hari umuntu wari kumuvugira ikibazo yagize kurusha we? Ariko kubera ko atazi amategeko ashaka umwavuka. Impamvu dushaka abavuka bo kutuburanira ibyacu ni twe twabisobanura neza, ariko impamvu dushaka abavuka nuko baturusha amategeko. Hanyuma arakubwira ati ganirira neza ikibazo ufite, ukakimuganira neza. Niba unari kubeshya uramubwira neza kugira ngo amenye ukuntu azakandagira ku itegeko riramurengera mu kibazo agiye kuburanira. Sifa kwa Mungu. Iyo umuntu impamvu tutiburanira ya kabiri nuko iyo umuntu agiye kuburana atazi amategeko, hari amakosa akorera mu rukiko. Hari umwifata atazi ko ari umwifata utemewe, ashobora kwifata mu rukiko, hanyuma ibyo yaburanaga bikaba ari ukuri, ariko amakosa yakoreye mu rukiko akamufungisha. Umuntu ashobora kugera imbere y'Imana afite ikibazo akaburana ukuri, ariko kubera ko nta jambo ry'Imana yashingiye ajya kuyibwira agakorera amakosa imbere y'Imana. Hari abantu bakorera ibyaha bo basengera kubera kudasoma ijambo ry'Imana.
Imana idufashe cyane. Narivuze ngo Imana idufashe cyane. Aba bakobwa bene Serufuhari ngo bari barasomye amategeko ya Mose neza, ngo bamenye ko ingingo zibarengera zitari mu mategeko ya Mose, ngo bajye imbere y'Imana barayibwira ngo muri iki gitabo tubuzemo itegeko ryaturengera ku kibazo dufite, kuko dusanze umugabane twaka tutemerewe kuhabwa mu mategeko ya Mose. Ariko se ntarenga ayobora mwakora? Urumva umuntu uzi amategeko? Mugerageze ngo barandika, ngo bandika itegeko, ngo bari gusaba irenga ayobora. Kubera iki? Barasomye basanze ingingo zibarengera muri icyo gitabo ntazirimo. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ngo bamaze gusanga ntazirimo barandika, babwira Mose ngo ntugire icyo dusubiza, mu mategeko yawe twabuze iriturengera. Mu byo Imana yakwandikishije mu mategeko twabuzemo ingingo n'imwe twashingiraho ngo tujye mu rukiko rw'Imana. Ariko uru rupapuro twanditse uruturariza imbere y'Imana, urudushirireyo, ururazeyo. Mbese ntugire icyo bivugaho, ariko urutujyanira imbere y'Imana, urumurike, ururekeyo. Hanyuma ejo mu gitondo tuzaza kureba niba ntarenga ayobora ryabaye. Ngo barandika ngo ariko bategereza icyo Imana izabivugaho. Haleluya. Bari barasomye neza. Nujya gusenga, hari abantu basenga bari mu bibanza Imana, bari mu bibanza byo kurwanya Imana. None se hari igihe umuntu yitukuza, ubwibone bwaramuteye kwitukuza. Bibiliya uko ivuga, Yakobo yarabyanditse, aravuga ngo njye nanga bibone ndanabarwanya. Ni Imana yabivuze. Ariko bicisha bugufi nkabagira ute? Abahera ubuntu. None wowe ubwibone bwaguteye kwambara ubusa, ubwibone bwaguteye amavuta, bwagutegetse amavuta wisiga, ubwibone bwagutegetse kudodesha, ubwibone bwagutegetse uko wambara, ugeze ku rwego uri umwanzi w'Imana kandi uyise. Hari ibyaha abantu bakora bigahindura abanzi b'Imana. Iyo Satani agutegesheje ubwibone ubwo ari bwo bwose, abaguhinduye umwanzi w'Imana, ntabwo uba ukirwanwa na Satani. Hari karitsiye ugeramo Satani ntakurwanya, hari karitsiye Satani agushiramo ntabakikurwanya, ahubwo agasigara urwana n'Imana. Reba rero gusenga urwanwa n'Imana. Reba guterana amateraniro waje kuyishaka, ariko ufite ibintu byatuma ikurwanya. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Iyo umuntu atasomye ngo amenye ibyemewe n'ibitemewe, hari igihe ayisenga imurwanya. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari igihe umuntu aba akirwana n'imyenda, akirwana n'umubiri, akirwana n'imisatsi, akirwana. Icyo gihe yaje gusenga imurwanya. Kandi nawe akeneye kimugirira, afite urujijo rero, akeneye kumenya ko akwiriye gusoma amategeko amurengera igihe yagiye he gusenga. Muzasome Abami ba Kabiri ibice 4, inkuru y'umugore bita ngo ni umugore w'umugore umwe wo mu bahanuzi, igice cya mbere ibice 4:1. Uwo mugore yagiye gusenga ariko afite ingingo, barapfushije umugabo, bavuga ko ari Mukabadi, ariko ni umugore umwe muri babahanuzi 50. Hanyuma we ngo yagiye gusenga yarapfushije umugabo, ngo ariko abana be ngo umwishyuza ngo akajya ababwira ati nzabahindura imbata zanyu, ariko ngo akagira ingingo y'icyatumye umugabo wapfa. Haleluya. Aragisoma akimenya neza. Uzajya umenya ingingo zatumye iyi korari baho, abari by'ukuri ubisome ubimenye neza. Uzajya umenya ukuntu gukizwa babikora, ubisome ubimenye neza. Umugore ngo yarabisomye ariko abimenya neza. Haleluya. Aravuga umugabo wanjye ari we mugaragu wawe, wamwumvise? Wumvise ahantu atangiriye? Utagira ngo ni nyina wabo, utagira ngo ni mukase, utagira ngo ni umuntu wa kure bari baturanye. Ni umugabo wanjye ari we mugaragu wa Elisa, akaba umukozi w'Imana. Mwakoraga muri aparitema imwe, ariko wari shefu wiwe muri ako kazi. Haleluya. Yarapfuye ntagakiriho. None umwishyuza buri gihe yaje arambwira ati nubwo uri umupfakazi udafite icyo unyishyura, ese twaryamana kugira ngo iyo dosiye tuyisibe? Ati nkumva kuryama sindi bubikora. Kubera ko yarabafitiye umwenda kandi barabidekaraye ku murambo w'umugabo.
yinjiraga yuko ashatse. Hari igihe icyaha kigusuzugura kubera ubuzima urimo, kikinjira uko gishatse. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Ntabwo atakagasuzugura. Nzakaregera Elisa, mubwire ibibazo mfite, mubwire kumwishyuza za buri munsi. Hari igihe umubiri gutera ukagusaba ibyo udafite. Hari igihe iby'isi rigutera rikagusaba ibyo utabona. Hari igihe ubuzima bwa none n'iterambere rigusaba ibyo utabona. Ariko twageze imbere ya Yesu, nk'uko uyu mugore yaregeye Elisa ikibazo afite, abari kukirega ubiregera imbere y'Imana. Yibwira ati buri munsi umubiri unsaba ibyo ntabona bikankoresha ibyaha. Mwarabisobanukirwa. Ati nubwo maze imyaka myinshi nsenga, ariko abana banjye bazahinduka imbata y'ibyaha. Hari igihe umuntu akizwa akuzura n'umwuka wera, akaba imbata y'umubiri n'ubutunzi n'imibereho, bikamutwaza igitugu, bikajya bimutera ubwoba. Avuga ati noneho urapfa. Urabigenza gute ko urapfa? Nutitukuza urapfa, ntawe urakureba, dore ugize 30. Nutajya mu bapfumu urapfa, dore n'abandi barabigerageje birakunda. Dore urikinije urapfa, kajya gutera ubwoba. Ariko humura, Elisa aracyahari. Imana ihimbazwe. Haleluya. Narimbuza uruta Elisa niwe wagutumiye kugira ngo aguhe amavuta. Ese ko mutanyumvise? Narimbuza uruta Elisa ariwe Kristo Yesu, yicaye hano agutegereje kugira ngo aguhe amavuta, kugira ngo utsinde kandi uneshe ibiruta ibyo umwishyuza wo muri Isiraheli. Warangije uwo mugore abiregera imbere ya Elisa. Aravuga ati se ufite iki? Aravuga ati nta kindi mfite uretse guterana. Ndaterana ariko navugaga nabi, nkasubirayo nkavuga. Nikinishaga navuye ariko ndongera ndikinira. Ndasambana nca inyuma y'umugabo cyangwa nca inyuma y'umugore ariko nkongera nkabikora. None turabigenza dute? Aravuga ati humura, ubwo ufite utuvuta two kubugiterana niwe nari nkeneye ubwo ukiza. Haleluya. Aravuga ati niduce yo kuza mu materaniro ko ngasa n'umupaga. Niduce mva guterana ariko ngakorera n'iby'abapaga n'ibiruti by'abapaga. Aravuga ati ntacyo utwo duke bari tkuza. Imana ihimbazwe ko itadusaba ibyo tudafite. Yesu ahimbazwe ko atadusaba ibyo tudafite. Haleluya. Mugendo ko muri kose ani byago mutinyawe. Haleluya. Yesu mu bantu akunda abantu bivuga uko bari, kuko ni Imana yitegereza ibintu byose nk'ibitwikuruye. Wahisha abantu ariko ntiwahisha Imana. Imana ibireba byose bitwikuruye. Utaraza niko yabwiye Natanayeli, akiri kure Imana yamurebeye kure. Hanyuma Imana ikunda umuntu uvuga ukuri nk'uko kuri mu mutima we, kuko Imana ntiyumva ibyo umuntu avugishije akanwa, yumva ibiri mu mutima. Imana ihimbazwe. Haleluya. Narivuze ngo uburyo bwa gatatu ni ukumenya ijambo ry'Imana, ukagira ingingo zikurengera mu byo usaba, mu byo usengera, kumva niba utari kurwanya Imana mu masengesho uri gusenga. Hanyuma icya gatatu, haleluya, haleluya, icya gatatu ni ugukoresha ikiganiro mu masengesho, kwiga kuganiriza uwo usaba. Matayo 20:15-28 muzasanga inkuru y'umugore w'umunyakananikazi ngo yagiye gusaba Yesu ko amukiriza umwana. Baravuga ati ngiye nta byo kurya by'imbwa mfite. Murumva uwo muntu aratasubijwe? Munsubize haleluya. Murumva uwo muntu Yesu abwiye iryo jambo aratasubijwe? Umwana yatewe na dayimoni ngimubabaza cyane. Aravuga ati namenye ko Yesu w'i Nazareti aciye hano muri iyi karitsiye, none reka njye kumusaba anyiriza iki ngo abivuge. Yesu aramuga ati nta byo kurya by'iki? Ko Yesu azi aravuga kabisa. Nekereza ari nkanjye nari kwivumbura nkiruka. Ari wowe wahaguma. Umugore rero ngo aricara akuba kabera, aramuga ati ndakuganiriza pa kunyirije iki? Niyivumbura. Ndavuga ati ndakuganiza kugeza igihe ubyumviye ukanyiriza iki?
umugore ahita ahubwo yicara aho kugira ngo arakare ahita yicara. Aravuga ati se urabura kunyiriza umwana? Yihindura imbwa yo mu rugo. Aravuga ati ariko imbwa harimo imisega, harimo n'inyagasozi, ariko si imbwa zo mu rugo. Ubwo nageze hasi nahindutse iyo mu rugo. Imbwa zo mu rugo se basebuje iyo bariye ntibazisigira? Nta tuvungukira si wanyu musigaza, basi muduhe n'amagufa y'ifi cyangwa y'ibinono. Haleluya! Uranyiriza umwana ukoresha amagufa y'ibinono basi, ukoresha amagufa y'ifi basi. Ngo umugore araganira, ngo aganiriza Yesu kugeza igihe ngo Yesu atangaye ngo amukirize iki. Hari systeme. Haleluya! Hari ubundi buryo Imana ihimbazwe wakoresha Yesu akakumva kandi ibyo wari waje gusaba bitari byemewe. Ahubwo ugira kwizera kuguhesha ikiganiro, ugira kwizera kuguhesha kutivumbura. Nuza kuwa kane no kuwa kabiri nimugoroba uzagaruke, no ku cyumweru uzongere. Asifiwe! Haleluya! No ku wundi wa kane uzaterete aho yari yavuze ko nta kintu izabikoraho, niyo izongera kwisubira. Ramuga ngo kwizera k'uyu mugore kurantangaje. Kwizera kwawe niko kugirije iki umwana. Hari igihe ujya kureba Yesu ugasanga iyo serivisi ntikunda, ariko ukiyoroshya hamwe. Ariko murabona ukuntu yicaye uyu mugore, harimo kwicisha bugufi kwisha, harimo kwemera karimbwa. Muranyumvise? Haleluya! Buriya nugenda wabiremereje. Ngewe oya, yaramanutse ajya hasi ku birenge bya Yesu. Imbaraga zo kwicisha bugufi no kwemera uwo ari we. Yesu agira amagambo akomeye, ariko mutekereze Yesu watumye kuri Herode ari umwami, abantu ubwo yari afite abamuterera za rudino, ibintu bikaze, afite koruteje, abantu bagenda badahagaze, baberamye kubera umwami. Ariko Yesu amutumyeho aravuga ati mugende mumbwirire iyo ngunzu, izina bakwita ni iryo bakubeshyeye, ariko hari izina icyaha ryakubatije umunsi wagikoraga, kandi niko mu ijuru bakwita. Ingunzu ni agasimba kabi kaba mu ntoki kagenda kazirya imizi. Hanyuma Herode mu mwuka yari yarakoze ibintu bimeze nk'ingunzu, yari yaraririye igihugu cyose, abera b'Imana yarabarenganije, abafatira hariya twasomye, abafatira kubagirira nabi. Hanyuma Imana imwitegereje ibona agakiza k'abana, agenda kamunga, imubona nk'ingunzu nubwo ari umwami. Hari igihe umuntu aba ari umunyacyubahiro mu bantu, ariko ijuru atari ko rimufata, nubwo yaba akomeye ataha mu mizu y'imigereka abantu bamuha icyubahiro, ariko mu ijuru ibyo ukora biguhesha izina. Imana idukureho amazina isi yatubatije bitewe n'ibikorwa twakoze. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Turaza gusenga twikuzeho amazina mabi twabatijwe n'ibihe. Umugabo bita Esawu, umuvandimwe wa Yakobo, umunsi asifiwe. Haleluya! Umunsi yaguranye umugabane we, umurage w'umwana w'imfura, akawugurana ibishyimbo bitukuye. Ngo ntago yakitwa Esawu. Muzasome 25 by'itangiriro. Ngo yahise ngahindurirwa izina kubera icyo akoze, ngo kubera ko yabiguranye ibishyimbo bitukuye. Igituro cya Esawu kiba mu bishyimbo bitukura mu isorori, nimwo gituye. Igituro cye nimwo kiba. Hanyuma umunsi yari abikoze aguranye ubutware bwe, ngo yahise yitwa Edomu. Ngo bisobanura ngo bitukuye. Hanyuma icyaha ukoze kirakubatiza. Nk'uko tujya ahantu bari gusya ifu tukavuga ngo kanyamafu, siko babita, cyangwa ngo kanyamakara. Uyu ntago wavutse uri muganga. Wavutse uri muganga wowe? Wiswe muganga n'iki? Ntago twavutse twitwa abo twitwa. Ibikorwa dukora byaratubatije. Imana igukureho izina ribi, wabatijwe n'ibikorwa byo mu isi bitaboneka. Haleluya! Haleluya! Umugabo bita Petero, ngo Yesu waramubwiye ati sinakwemera ko bakubamba. Yesu ngo ahita amubwira ngo mva inyuma Satani. Petero se yari yagiye azi ko ari Satani, yari gukuraho ubusatani akagenda ari Petero, ariko agakorwa yari akoze kamubatije Satani. Hari igihe umuntu akora ibikorwa mu isi y'umwuka bikamubatiza, ariko wige kuganiriza Yesu. Harimo n'abari gusinzira, mwige kuganiriza Yesu. Imana ihimbazwe. Kamvuge ibintu bitatu, inzitizi 3 zituma aya dusenga. Inzitizi 3 z'amasengesho y'abitorero
hanyuma dusenge. Haleluya. Twasomye ijambo ry'Imana, inkuru ya Petero. Petero yarafunzwe. Ndagira ngo mubwire ko Petero wawe ari ikibazo cyatumye uza hano mu materaniro, kandi kiri mu maboko y'ahantu utapfa gufungura, kiri mu maboko akurusha ubushobozi. Icyo cyifuzo wazanye, mpamvu wakizaniye Yesu nuko wowe utashobora kucyifungurira. Haleluya, haleluya. Petero wawe niba ukeneye kuzura umwuka wera ntiwabyiha. Niba wabuze amafaranga, impamvu waje gusenga nuko utabyiha. Niba udafite urubya, impamvu waje gusenga. Hanyuma fata icyo kibazo cyawe tugihindura Petero. Ariko ndashaka kuvuga ijambo ry'ubuhanuzi, ubwira umutima wawe ngo Petero yataha nubwo utabyizeye. Narivuze ngo dusubire mu Petero yagira ate? Nubwo mutabyizeye ariko Petero yataha. Haleluya. Abitorero ni beza ngo bamenye ko Petero yafatiwe n'amaboko akomeye ya Herode, ajya kumugirira nabi. Ngo hanyuma batumanaho nk'uko mwaje, barabwirana ati ariko biriya bintu tujye kubisengera. Ngo bahurira ku mugore bita Mariya, ngo barasenga, ngo bari bahateraniye ari benshi niko twasomye. Ariko bajya gusenga, ngo barasenga, hanyuma ayo basenze ajya muri gereza, ngo abohora imigozi yari iboshye Petero, kandi Petero yari afunzwe n'izindi mbohe nazo zifunze. Kuko Bibiliya igaragaza ko yari hagati y'abane, kandi bose bakaba 16. Bivuze ngo abari bamurinze bari bafunze, na Petero afunze, mbese yari muri gereza zigerekeranye. Sinzi niba haleluya. Petero yari muri gereza zihekeranye. Abari bamurinze bari bafunze, n'abari barinze gereza yindi bari bafunze, na hirya na Herode yari yafunze atwara urufunguzo. Uzibaze zishobora kuba zarageraga nko murenye, zari zifunze nde? Petero. Ariko ngo amasengesho akora urugendo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka ko tuza gusenga ariko mwumvise, niyo mpamvu nagenjeje gake. Niyo mpamvu nagenze gake kugira ngo tuzamukane. Niko Yesu yabigenjereje abigishwa bageze i Yerusalemu, burya ngo yarabicaje arabaganiriza. Ntushobora kumenya, hari imbaraga z'icyaha uzarekura ari uko umenye. Niyo mpamvu kwiga ijambo ry'Imana ni ngombwa. Hari ibyaha uzihana ntibicike, ariko bigakurwaho nuko wamenye. Imana ihimbazwe. Ndabivuga ngo Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Petero arafungwa. Nagira ngo nkubwire ko ibyo waje gusengera bibashwe n'amaboko akurusha ibiro, kandi bifungiranye mu magereza arenze ayo utekereza. Ibyo waje kwingingira Imana, ibyaha byakunaniye kurekura, bigufungiranye muri gereza nyinshi. Ariko reka tuvuge gato imbogamizi ya mbere abitorero basenga ituma nubwo batinze mu nsengero ariko batazaharama. Imana izarinda ivuga abantu bagenda bameze nk'abakora mu mashift. Abasenze none sibo baza ku wundi wa kane. Kubera iki? Bafite inzitizi mu masengesho ariko batigeze bamenya. Inzitizi ya mbere aba bitorero basenganye, ndivugira bari reke kugira umuntu ntungira urutoki. Inzitizi ya mbere basenganye abitorero, ngo basenze bafana amaboko ya Herode kurusha amaboko y'Imana basenze. Baragiye barasenga ariko bakajya babureba ubwishi bw'imbaraga za Herode wafunze Petero. Kajya avuga ati Yakobo yarapfuye, ubwo nibabuze n'abandi batanditse hari yari yarishe. Kajya avuga ati Petero, nago Petero yacika Herode turamuzi. Mbese ayo basenze afite ibiro bike ku kibazo bafite. Iyo bafashe ibibazo bafite bakabikompara nayo basenga, ibibazo bafite bigira imbaraga kurusha ayo basenze. Abitorero ubazaniye Petero yapfuye, uje kubabikira ko Petero yapfuye, babyemera kurusha kuko Petero azaza ari muzima, kuko imbaraga za Herode barazizi. Ntago muranyumva? Ibibazo mufite birabaremereye kurusha amasengesho muri busenge. Ku rwego muri buze no gutaha muvuga uburemere bw'ibibazo mufite, ku buryo iyo mwasenze ameze nkaho ntacyo mwakoze. Abantu benshi barasenga bagatahana umubabaro, bababaye kurusha uko baje, bafite ibintu bimeze nka depression, agahinda gakabije, kubera ko ibibazo bafite biruta ayo basenze.
mwene da ngwino ufashe twigishe, uzaniye inkoni baterekaho mikrofone. Haleluya. Dore amasengesho y'abitorero ukuntu ameze. Murabona iki giti ikibazo gifata gutya, hanyuma tambika oya cyose gutya. Murabona amasengesho y'abitorero, uyu no munzani, sibyo? Hari minzani ba balancing, tugiye ku balancinga amasengesho y'abitorero uko ameze. Nara twasomye abitorero bagize umwete wo kujya gusenga kubera ikibazo bagize, ariko dore amasengesho y'abitorero. Abitorero iyo basenga bavuga uburemere. Abitorero iyo basenga bavuga uburemere bwa Herode n'ububi bwa Herode, bakajya bavuga ati yishe Yakobo na Petero azaza yapfuye, na Petero azamuhindura iki? Umurambo. Ntago azaza, kandi bari he? Bari mu masengesho. Nashaka abasenza y'umwe, nashaka abasenza y'irindwi, nashaka abasenza ya 21. Afite ubuhamya bwa Petero kurusha amasengesho yagize ute? Yasenze. Iyo ari kuvuga Petero aramanura. Dore ukuntu bimeze. Petero apeza amasengesho, abitorero bapeza amasengesho ya Petero ku rwego ikibazo cyitwa Herode. Herode afite ibiro byamanuye umunzani burumanu hasi. Dore amasengesho y'abitorera ahantu ari. Kandi umunzani kugira ngo upime ibiro bigomba kuringanira byibuze iyo umuntu yasenze. Haleluya. Iyo umuntu yasenze niba ari amasengesho yakaba yaremerera Herode. Herode akamera nk'igipapuro cyangwa akamera nk'utariho imbere y'amasengesho. Ariko twebwe iyo twaje gusenga n'ubu munasohoka hano muri kuvuga ati naguze ukuntu ibibazo bitwishe. Bigize bite? Biratwishe kandi tuvuye. Bivuze ngo Imana ni igipfamatwi ku rwego itigeze yumva amasengesho, hanyuma umuntu agatahana umuruho we kandi avuye he? Oya mumbwize ukuri, uyu muntu yasenze. Uyu muntu nibaje atarabyara, kutabyara kukamuherekeza mu bapfumu, nibaje atarashaka yaratinze gushaka bakamurangira umuvuzi ugezweho wamuzingura, uyu muntu avuye mu masengesho. Ibiro byayo dusenga byabaye bike ku rwego ibibazo dufite biba byinshi. None abantu bameze nk'abataye umutwe kandi basenga. Bivuze ngo iyo babwiye ntiyigeze bumva, ntiyigeze nabakira mu byo bagize ute. Muzi impamvu? Yesu aguha umugisha. Muzi impamvu abantu batahana ibibazo kurusha kwizera ko iyo basenze yabumvise? Nuko abantu batizera Imana kandi impamvu abantu batayizera nuko batayizi. Haleluya. Tugize umugisha, imbogamizi ikomeye, abantu basenga imisozi bakayizamuka bakamanuka ino. Abantu biyiriza ubusa ku bundi. Umuntu agafata iminsi 3 yayivamo agafata 7, bavuga 21 akazayisenga, ariko agasenga menshi afite inzitizi yo kutakira ibyo yasengeye. Mwumva ikintu kibabaje. Petero yatashye akomanga urugi bari kumusengera. Mana yaduhe Petero, Mana Petero wacu, Petero azaza ryari? Ibyo uri gusengera byaratashye. Ibyo uri gusengera ntibikiri ibyo gusengerwa. Ibyo uri gusengera ijuru ryarabibohoye, ahubwo bimaze imyaka bikomanga wanze kubikingurira. Ayo usenga Petero yaratashye. Ariko kwizera bafite muracyahari. Haleluya. Haleluya. Inzitizi ikomeye, amaboko yo kwizera n'ay'abanyatorero bagifite ku rwego barushye, kandi ibyo basengeye byarabonetse. Petero ngo yamaze umunsi akomanga, hanyuma ngo umuja witwa Herode araza arabwira ati Petero yatashye. Ati reka kandi nibo bari gusengera. Bivuze ngo nubwo bari gusenga, ariko nubwo Imana yabasubiza ntibakemera kwakira ibisubizo. Nubwo bamaze iminsi baza hano bibagoye. Murabizi ko turi mu buhongiro hano Inzega. Baza bibagoye ariko ntibakira ibisubizo byayo basenze. Kubera iki? Herode afite imbaraga.
araza amajwi ya Herode akababwira ukuntu Yakobo yapfuye. Avuga ati nanjye nzapfa tu, ni kuriya yapfuye niko nzagira ne. Kandi impamvu batabyizeye nuri kureba iyo Herode yinjira mu nzu imbere, muracyahare ndashaka kubagenza gake tukaza gusenga. Iyo Herode yinjira mu nzu imbere mushumba akababwira ati bazanye umurambo wa Petero muze tujye gushingura, nta minota 2 byari kubafata. Byo bari kubyemera kuko barabizi ko Herode yica. Mbese bazi ko Herode yica ariko ntibazi Imana yakiza Petero. Bazi imbaraga Toleste winimba, bazi imbaraga basanga. Yemwe abanyasumba n'abashyitsi nubwo abanyamasengesho basenga, ariko nibiza imbaraga zasohora Herode afite ubuzima. Ahubwo bizeye amaboko, ntabwo bafite imbaraga, ntabwo bafite kwizera ko Petero yaza afite ubuzima. Ahubwo bizeye amaboko ya Herode yica. Nawe azayitwara nk'uko ubona uza yayitwara. Ubwo se ni njye uzamuramurara? Nanjye nzapfa nk'uko yapfuye. Ubwo se ni njye Imana yagirira neza? Nuze se ko amaze imyaka myinshi ayisenga kitamugiriye neza. Bazi ubufana, bazi gufana Herode kurusha amaboko y'Imana yakingura Petero. Ubu nubwo mwaje gusenga, iyo nziti zirakomeye gusenga utizera yo wasenze ko yagukorera. Kandi impamvu yo kutizera mwarimu irakomeye. Abantu ntibazi Imana. Reka mbabaza akabazo. Haleluya. Nta muntu ndi bubaze kugira ntagire unsubiza. Nk'ubu perezida w'iki gihugu mwese muramuzi, aramutse aje akakubwira wowe nyine ntuzi, aje akakubwira ati mu cyumweru gitaha nzaguha inzu mu mudugudu wa hepfo, mu bwenge bwawe uhita utekereza abo yubakiye. Uvuga ati hari umudugudu w'icyitegererezo uri hano hafi w'abantu yagiye agira ate yubakira, urabizi neza. Hanyuma umuhanuzi akaza, wa muntu wakire ya message n'umwe, ngewe ndi intumwa ya perezida w'iki gihugu, ndaje ndakubwira ati muzehe yantumye ngo mu cyumweru gitaha witegura azaguha inzu. Hanyuma undi muhanuzi hano wuzuye umwuka wera mwemera akawuzura, akuzura umwuka wera akagaruka kuri uyu muntu akamubwira ati umva ukuntu Imana ivuganye na imbwiye ko mu cyumweru gitaha izaguha inzu. Ntimunsubize, muvugisha ukuri, mwakizera ibyanyu. Hari umuntu ushaka gusubiza? Mwese nabubize ko mwakizera ibyo muzehe yavuze perezida. Niko turi kandi turi imbere y'Imana. Haleluya. Haleluya. Iyi Mana ibintu byose irabireba. Nubwo wasubiza ngo wakwizera ibyo Imana ivuze, ariko mu mutima urabizi icyo wasubije. Asifiwe Yesu. Muzi impamvu abantu bazi muzehe ariko ntibazi Imana. Niyo tuvuga ngo ni umuremyi w'isi n'ijuru, turabivuga ariko ntitubizi, kuko ibyo tuzi ni ibyo muzehe yakora. Ibyo tuzi ni ibyo yakoreye aba muri karitsiye iwacu, yasanze bari barushye, bari incike badafite aho kuba. Turabizi ko yagize ate yabubakiye. Ariko Imana iduha umwuka buri munsi, nubwo tubivuga ntitubizi. Nubwo dusenga tukarira, tukajya tuvuga ati warakoze, ni wowe waduhaye umwuka, cyagiye turi kwiseta, abandi bagore barahaguye, twebwe twatanye, ariko ntituyizi. Ntituyizi. Abantu ntibazi Imana. Iyi ni inzitizi ikomeye ituma uwasenze adakomeza. Hanyuma Imana ikazavuga abasenze atari bo bakibikora. Yesu yaravuze ngo mbese nzasanga kwizera kukiri mwisi kubera iki? Abantu ntibazi Imana. Turahimbaza tutayizi, turabyina tukaba mu makorari tutayizi, kuko iyo tuyisenga tugaragaza ko tutayizi. Ikimenyimenyi duhagurukije abayandi makorari batari kwizamu, twasanga ntabaje, haje abari kwizamu
kuko iyo basenga bayisenga kubera ko bari buririmba. Imana idufasha. Ndashaka gusoza tugasa aho kugira ngo umuntu asenge menshi ariko atizeye ko azamukorera, yashyiramo speed governor muyasenga akayibwira ati wambabare ukanyihishurira ko nukuri tubwizanyije ukuri ntakuza. Naratangaye abantu ntibazi Imana ku rwego mujyana abantu kwigaburo ndumudiyakonikazi, ugasanga umuntu ari kuri chat agafata agakombe bamukanguye kuri chat, yaje kwibuka Yesu atazi, yaje kwibuka urupfu rwa Yesu atigeze ahishurirwa uretse kubyumva n'abandi ariko mu by'ukuri ntawazi. Hanyuma Yesu muri riteraniro asifiwe akeneye ko tumumenya tukamusenga tumuzi, nibwo tuzatinda hano. Muzasome inkuru za Hagari mu Itangiriro 21, muzasanga Hagari mu munsi yasengaga yabuze amazi yo guha umwana, kandi nimusoma asifiwe Yesu, haleluya. Uzi ko mushumba byanangaje, Hagari yari yagendanye n'umwana w'imyaka 17, uzi umwana w'imyaka 17 hafi 10 ningahe waguye umwuma kugeza igihe nyina murambika ngo abura amazi, ariko ngo asenze Imana ntiyumva ijwi ry'umugore mu gutabaza. Nagira ngo mbabwire ko Imana idashobora kukumva itakuzi utarayibyareye. Niba nta gakiza ufite ntabwo uzatabaza ngo ikumve, cyakoze ibyigukorera ni nk'uko igusha imvura mu itabi ry'urumogi. Ibyigukorera umwana se wabaye ikirumbo baramwirukana iwabo bamutwara cyo. Ibyigukorera si uko wavutseyo, ariko umuntu utabaza, haleluya, iyo afite agakiza Imana iterwa urukundo no kuza kugutabara bitewe n'umwana. Kuki ari umugore watabaje Imana ikumva ijwi ry'umwana? Uwatabaje n'uwariraga wari umugore, umwana yarabye adafite ubuzima, ariko Imana ngo yumva aho umwana ari kuririra aba ari ryo yumva. Nari nshatse kuvuga iki? Agakiza iyo katari mu muntu Imana ntabwo ifite communication. Reka nsabe abaririmbyi nka 4 bo murerayo baze twigishe, hanyuma ndikugana ku musozo. Haleluya. Abaririmbyi nka 4 baze twigishe, baganiriza ibibazo dufite. Imbogamizi ikomeye no gusenga ariko tutizera iyo dusenga. Hanyuma murebe iyo umuntu adafite kwizera. Kwizera niko kubeshaho abantu. Njyewe ndi Claudette muri kureba w'inyuma, haleluya. Hanyuma iyo nizeye Yesu, uyu ni Yesu. Noneho Yesu iyo turi kumva ijambo ry'Imana turi kumva Yesu, kuko Yesu niwe jambo ry'Imana, haleluya. Hanyuma iyo turangije kuganira ijambo ry'Imana cyagiye duhamagara twavuga ngo mbese muri riteraniro hari umuntu ushaka kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, banizeye Yesu abavuganye nanjye kubw'ijambo rye. Hanyuma iyo nizeye Yesu mba mvutse nkagira umuntu w'imbere, njyewe nkabaho w'imbere. Ubwo kubera ko nakiriye Yesu amaye kubaho umuntu w'imbere, uyu ni njyewe w'imbere mutareba witwa agakiza. Hanyuma ukuntu akijijwe, iyo ntangiye gusenga Yesu yagiye mu ijuru, haleluya. Aravuga ngo ni byiza yuko agenda kugira ngo adusigire iki? Umufasha. Uyu ni umufasha wanjye, umwuka wera, haleluya. Hanyuma uyu mwuka wera uriya ni Imana, amen. Uyu ni Imana bari mu ijuru, genda mu ijuru. Uriya ni Imana, uyu ni Yesu. Imana yaduhaye Yesu. Iyo tuvuga tuba tuvuga Yesu. Hanyuma Imana yamutanze tukamwizera. Yesu yaravuze ngo ni byiza ko agenda, ubu bagiye mu ijuru. Hanyuma umuntu w'imbere aba aravutse. Uyu muntu w'imbere niwe ufitanye isano na bariye, kuko Yesu namugize ari uko nizeye Yesu. Hanyuma mbaho. Hanyuma iyo nsenga, uyu niwe usenga w'imbere, haleluya. Kuko niwe uzi ururimi mu ijuru bavuga, njyewe ntago nduzi. Umuntu w'imubiri muzasoma ubutumwa bwiza n'urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, yaravuze ngo ngiye nanga Yesawu, yavugaga umubiri. Abisobanura Nikodemo, yaravuze ngo umuntu utabyawe n'amazi, yavugaga indangangabo n'indangangore nizo zambyaye njyewe. Hanyuma ngo yongera
bw'ubwa kabiri avuke mu bwo kwizera, abyagwe n'Imana kubw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Hanyuma uyu mbayeho kubera ko banyoherereje ubuzima bwabo, hanyuma bumbeshejeho nzawe n'ijambo ry'Imana. Hanyuma uyu mureba yabyawe kuri Adamu w'umubiri, hanyuma uyu ubyawe n'Imana ari we muntu w'imbere niwe usenga, kuko ururimi avuga nirwo mu ijuru bumva. Hanyuma banyoherereza umufasha kubera ko afitanye isano n'uyu muntu w'imbere, hanyuma bampa amabwiriza yo kujya asabana n'umufasha, hanyuma bo baragenda. Ibintu byose yasenze ni umufasha ubyumva, agahita ajya mu ijuru akababwira ati Korodete w'umwuka w'imbere ari ibintu akeneye imbaraga, kuko ibintu ari gucamo bisaba iki? Imbaraga. Hanyuma uko nsengera icyo kiganiro, kuko dusabana n'umwuka wera, Imana muri jye. Haleluya. Iyi Mana muri jye niyo ikwiriye gusabana n'umuntu wanjye igihariho. Hanyuma iyo nkoze icyaha uyu aba apfuye, umuntu wanjye w'imbere abagize ate? Apfuye. Hanyuma nkajya nkasaba mu ijuru, ariko badafite ubushobozi bwo kugira none kubera ko yapfuye, nkasiga umwuka wera nkajya gusaba Yesu. Mwami Yesu, Mana yo mu ijuru, ndengera, mfite intambara. Abantu bafite ubushobozi bwo kunyumva, kuko uwabazaniraga komande n'uyu. Hanyuma dore umwuka wera akaza barimo. Iyo ndi kuvuga kuko badafite ubushobozi bwo kunyumva, naje hano muri aya materaniro nk'uko nawe waje, abarima nkobo kuko baramusize ngo njye mbimubwira, baramusigira ngo njye mbirate. None ndi gusengera mu mubiri, uriya yarapfuye w'imbere muri jye, n'umwuka wera ntabwo mfite ubushobozi bwo gukominika nawe kuko napfuye. Hanyuma nkaza hano mu iteraniro, nuko kwizera gupfa, nuko kwizera gupfa mu muntu, hanyuma agasigara asenga itamwumva, hanyuma umwuka wera akajya nkoba. Nayo masengesho abantu babamo, niyo mpamvu batinze bameze nk'abazerera, batumvirwa niyo basenga. Ibyo batuvuga ntago mu ijuru bafite ubushobozi bwo kubyumva, kuko batanze communication hagati yanjye, uyu ariho n'uyu bariho, nibo bafite ubushobozi bwo kuganira na bari ibyo mvuga, kuko inaha ngewe ntago mfite ubushobozi bwo kubavugisha ururimi mvuga rw'umubiri, ntibafite ubushobozi bwo kurwumva. Nk'uko umunyarwanda atakumva ikidage cyangwa ngo yumve igishinwa, niko n'ururimi rw'umubiri, ibyifuzo by'umubiri mu ijuru batabyumva iyo umuntu w'imbere atariho. Hanyuma nako kajagari duhoramo, kuko umwuka wera bamusize ngo ajye adufasha, twanze ko adufasha kuko umuntu yarapfuye. Iyo umuntu akoze icyaha ubugingo buba bupfuye, kuko ubugingo bukora icyaha. Iyo umuntu akoze icyaha bamize urupfu, ubugingo bukora icyaha akagendana urubori rw'urupfu. Hanyuma iyo twaje kumva ijambo ry'Imana mu ijuru bashaka kutuzura, haleluya, ngo bongere dusubize ubuzima, umuntu wanjye w'imbere bongere bamuzura beho, hanyuma akominike n'umwuka, bongere bajye kurangira komande. Hanyuma mumve ibintu tubona by'umubiri. Iyo mu ijuru babonye ndiganyira ikanzu, baravuga ati aho kugira umuntu wacu, umwana wacu twasize yapfu. Haleluya. Haleluya. Aho dushije igisabo, aho umugeni wa Kristo ari, twamenye ko umugeni hari utwangombwa afite, akeneye inzu yo kubamo kugira ngo ataba hanze, umuntu w'imbere agahangayika. Hanyuma kino kibiri bakacyambika, kino kibiri bakagiha serivisi nyinshi, kuko bari gutuma nk'uko umuhungu wateye inda mu mukobwa ntibahite babana, ariko bateganya kuzabana mu minsi iri imbere. Asifiwe. Haleluya. Bamwoherereza iposho mu ijuru, baduha iposho kubw'uyu mwana wabo dutunze uri muri twe. Haleluya. Ariko kagiza kavutse muri twe, hanyuma iki kinyuma kikajya giprofitiramo, kuko kirera kikibana n'uyu w'imbere, uzabona Imana. Hanyuma kangendesha urugendo rwiza, bakajya bamba n'ibindi bintu byiza. Niko umuririmbyi yavuze ngo nyanegereze ibyiza bindi, nzagirirwa n'urukundo rw'Imana. Hanyuma iyi communication bakajya bavuga ati ariko nimutamuhinza ariganyira umuntu w'imbere yandure, kuko njye ndi kurwana nuko atungana, ko njye mfite akazi yuko atunganira iwabo, aba mwiza ku bwase. Hanyuma nabo bakajya bamenya ibyo umwana akeneye na nyina agaprofitiramo, ari iryo torero. Imana ibaha umugisha, bajye kuyicarira. Hanyuma Yesu afite gahunda yo kuzura abantu kugira ngo bamusenge bariho. Ijuru ryatekereje ko ribanza kuzura. Iyo usomye Yakobo ibice 2:14 kugeza muri za 18, muzahasanga kwizera gupfuye.
kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Kwizera, iyo kwizera kuri muri nge kurakora. Nusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo uhasanga kwizera guke. Uku kwizera guke gutera abantu kumira nkeri. Niko Petero yari afite, hanyuma isi iramurenga. Hari igihe umuntu agira kwizera ariko guke gutuma agenda asoma. Abantu babaye ku mazi boze mu mazi. Iyo umuntu afite kwizera guke, amazi amugiraho ububasha. Impamvu isi kufiteho ububasha, impamvu ibyaho bikora byoroshye, nuko ufite kwizera kutagendera hejuru y'amazi. Petero yabwiye Yesu aramubwira ngo niba ari wowe tegeka ngendere hejuru y'amazi. Iyo umuntu afite kwizera kuriho kutari guke, agira ububasha bwo kugenda hejuru y'imibutera ubwoba, atsinda ubwoba bw'ubuzima. Haleluya! Ndashaka ko twinjira mu mwanya wo gusenga, ariko hari abantu bafite kwizera bakijijwe, ariko kwizera kwabo kurapfa. Imirimo yabo ni ya kamere gusa, bavuga nabi bene se, n'abajya rugomo, n'abagambanyi. Kwizera kwabashizemo kwarapfuye. Hari n'abandi bafite guke bagendana ubwoba bw'ubuzima. Petero ngo umunsi yagize guke ngo yaratebeye mu nyanja. Murabyibutse? Muzi ukuntu inyanja igenda ituma abantu basoma. Kavuga ati none wabigenza ute? Ko nakoze icyaha ariko byagenze. Nyine isi igenda ibamira, bakamira bunguri amazi yo mu nyanja. Kubera iki? Isi igenda ibarusha imbaraga. Isi nigereranwa n'inyanja. Isi igenda ibarusha imbaraga. Kwizera kwabone guke. Ukabona umuntu n'umukristo ariko ameze nka Rusi. Umukobwa bita Rusi muramuzi? Rusi yavuyemo wabo, avaye ameze nk'ikintu cy'ikiburaburyo. Yari yashatse umugabo arapfa, apfa batabyaye. I Betelehemu ntibamubarura, ariko no niwabimo wabo ntibamubarura. Hari abantu bameze baryo. Mugakiza tukaba tutababara kuko gukizwa neza byabananiye. Bafite guke, ntiwamenya niba ari umumo wabo, ntiwamenya niba ari kuko umugabo yarapfuye, agenda atyo nyine akurikiye. Cyakoze akurikiye Naomi, amukurikiyemo ibintu yamwitegerejemo, ariko ngo yabaye i Betelehemu ahumba. Hari igihe umuntu abaho ubuzima buhumba, umuntu akaba mu gakiza ahumba. Ngiye guhumba narabikoze, guhumba biravuna. Urahumba ariko ntibigwire. None uyu mwana w'umukobwa yahumbaga ibyo barya. Reba nawe guhumba ibyo urya na nyoko bukwe. Nangwa nanjye nahumbaga utwo nzacuruza. Reba none umwana w'umukobwa uhumba ibyo azarya na nyirabukwe kugeza igihe ari byo bibabeshaho. Ubwo azahumba ibyo binabivemo. Hari abantu baba mu murima w'Imana bahumba kuko gukizwa ngo bamaramaze babikabye byabananiye. Kwizera kwabone guke, babonye akazi bibasabye kurya bararyama, baramanuka isi kabamira, bamira nkeri buri kanya. N'ikinyoma yakigukubita, banamutuma kukuroga kabibasha kubera ko afite kwizera guke. Dukeneye kwizera. Haleluya! Gukuze. Paulo yandikiye, nagari Paulo wabyanditse urwandiko rw'Abaheburayo mu bice 11:39. Yaravuze ngo ni ibice 10:39. Yaravuze ngo twe dufite gusubira inyuma ngo turimbuke. Hari abantu bafite kwizera kwa bahesha ibiryo, hari n'abantu bafite kwizera kwa bahesha perime nkuko numvise mushima. Hari n'abandi bafite kwizera ku bahesha ibiboneka ariko kutabakiriza ubugingo urupfu. Yaravuze ngo twe dufite kwizera. Haleluya! Aravuga ngo twe dufite gusubira inyuma ngo turimbuke. Bafite kwizera kubakiza kurimbuka, bafite kwizera kwakuze kwemera guhora amagara. Haleluya! Umwanditsi w'ibyahishuwe yavuze ngo bamuneshejeje amaraso y'umwana w'intama, Imana ihimbazwe, ngo bemeye no guhora amagara ya. Kwizera kurokora abantu kurimbuka. Imana iduhe kwizera. Ayo dusenga dukuremo inzitizi yo kutizera. Hanyuma ngana ku musozo kugira ngo dusenge, reka mbabwire inzitizi ya kabiri. Inzitizi ya kabiri ni ugufunguza ibintu bifungiranye nawe ugize ute ufunze. Kuba uri muri gereza ugashaka gufunguza Petero. Ugiye kumbaza ngo gereza ye nangwa ni harya inaha biyegereza ra Nyamagabe. Nari ngiye kuva Amageragere ni iyo hirya. Hari n'izindi nyinshi ziba zitazwe zaho zifunga abantu, ariko reka twivugire gereza zikomeye batagemuramo.
umuntu agira ibintu bimufunze kandi abana n'umugabo akaba atamugemurira kandi agize ate. Umuntu akaba mu rugo rw'abakirisita ariko wafunze afite kwikinisha kwamugoye. Aho se wagemura kawunga, wagemura amafaranga. Umuntu aramutse afunzwe n'icyaha cy'ubwibone, kabona ubwibone bwamutegetse kwambara ibimenyetso by'imbata. Hano nabonye batarimo, ariko hari ibintu by'imbata zajyaga zambara. Yo muri Israeli wakoraga imyaka 7 wa 6 wa 7 bagushyiragaho iherena, avuga atazaba imbata burundu. Hari igihe abanyarwanda ariko muracibisha, abanyarwanda ari abantu beza. Kabona umuntu yakubise hirigera aha yazamuye ikigudi ari kugenda aryo, naho yambaye ibimenyetso by'imbata. Nibyo bashyiraga ku bantu babacakara bazakora imyaka yose, bemeye kurahirira kuba imbata iteka. Nawe rero ngo akaba yabahejeje nyine. Nyine umuntu agakubitana afite ikimenyetso cy'ububata bw'iteka ngo yabahaye. Mujye mubanza munasome utwo tumenyetso. Hari igihe ukubitana n'umuntu yakubiseho ibimenyetso by'ababembe yapokese, kandi ni ikibembe cy'ubutinganyi cyazanye pocket. Hari ikibembe cyitwa ubutinganyi cyazanye pocket. Avuga ati kubera pampa nyine abantu bajyaga batingana hano inyuma bigatoboka, kwitwararika no kuba wabifunga ngo ugire igihe ushakiye bikanga, agakubitamo pampa. Hanyuma pampa ikamutegeka gutsuraho ipantaro gake. Hanyuma n'undi nawe ukajya kubona azamutse muri korara r'urubyiruko ngo yaduhaye. Naho wafite ibwiriza ry'ikibembe. Hari n'abandi bafite amabwiriza y'imbata ariko batazi ko bahindutse imbata. Imana idufashe. Narigiye kuvuga ngo inzitizi ya kabiri ni ugukenera kubohoza ibintu byawe ariko nawe uboshye. Ufite umugozi ukuboshye w'amateka yawe, ufite ibikomere by'amateka, nturahura na Yesu ngo agukize, kandi niwe wenyine ubibashije kugukiza. Nta wundi ufite urufunguzo rwo gukingura aho uboheye uretse imbaraga za Yesu. Haleluya, haleluya. Hari igihe umuntu asambana ariko atarasomye kataloge y'ubuzima bw'iwabo. Papa wawe akaba yarasambanaga na mama wawe akaba yarasambanaga. Hari n'abantu binjira mu mwuka bakabona ari abarozi mu isi y'umwuka, atarigeze abitekereza, ahubwo kubera uburangara afite nyirakuruza akaba amwicayemo warozi. None twajya twinjira mu mwuka tukabona uraroga, kandi ni nyogokuruza wakwitije. Ese mubona abanyarwanda izi mpfa abantu bari kwicana, ukabona umugore yishe umugabo we babyaranye 5, ariko mwe murabitekereza umugore akica umugabo babyaranye 5, ntago ari we umwishe, ahubwo muri we mu gisekuru kiwaba atasomye amakuru yaho hari umuntu wari umwicanye, hanyuma uwo mwuka ubuzerera kuko batararimbuka. Hanyuma iyo uzerere ugasanga icyuho kikurimo, kandi mumenye ko nta muntu bavide. Iyo utuzuye umwuka wera uba wuzuye ibindi bintu. Hanyuma uko basanze uri vide, Bibiliya nikivuga ngo dayimoni avuye mu muntu izerera hatagira amazi. Iyo nta bihe byiza ufite byo kwirukana Satani mu kibanza cy'umutima wawe, Satani aracyitiza akoresheje sogokuruza wicaga. Hanyuma kuvuga ngo umugabo yadukiriye umugore yamukasa umuhogo, ntibibaho. Biriya bintu ntibibaho. Dayimoni kwitiza mu minota mike. Nagira ngo mbabwire ko ijuru, haleluya, Satani ntago afite uburenganzira bwo gukorera ku isi. Mutagira ngo hari umuntu wigeze kuvuga ngo birukane dayimoni ngo zihengereje mu madirishya. Iri dirishya rirera, dayimoni nta nubwo iziri dirishya, ahubwo abadayimoni baza mwahindutse ibikapu byo kubazana. Buriya hano hari amajanse y'abadayimoni, mwaje mubatwaye mwahindutse ibikapu byo kubazana hano. Iyo twirukanye Satani biri mu muntu, haleluya. Nkuko niyo Imana igiye kugira neza abantu, iza mu bantu, haleluya. Ntago Imana ishobora kuzana ibirenge, ireba amabodi, ireba imibiri itunganye, ikaba ngo nitanakwifashisha. Mariya ngo yahindutse umukobwa mwiza, ijuru ryakwifashisha kugira ngo Imana ivuke mwiza. Imana ijya mu muntu witwa Mariya, iravuga ati niwe mbonye utunganye wantwara. Ujye ugerageza ube mwiza ku buryo Imana nikenera gutanga serivisi mwiza ikwifashisha. Haleluya. Imana ikakwifashisha ikavuga ati ko nkeneye kubwira uyu mubyeyi neza, reka nifashishe Korodeta amubwire neza, ndabamubwiye neza.
none tugakubitana nkakubwira neza nkanakugirira neza ukagira ngo ni njyewe, ahubwo ni njyewe wari utunganiye Imana muri ako kanya iranyifashisha kugira ngo ikugirire neza. Mujye mugerageza mube beza ku buryo Imana ibifashisha gutanga serivisi mwiza mu bintu Imana izahembera itorero. Haleluya. Mu bintu Imana izahembera itorero ngo izatubwira ati mwarakoze ko nabifashishije njyewe wese sinari kuba mwisi ngo bishoboke, kuko isi nari narangije kuyigabira abantu, ariko waremeye ndakwifashisha uhinduka ikibuga nkoreraho wabaye. Haleluya, haleluya. Ibitego byose natsinze nuko wari uhari. Haleluya. Umunsi wa mukecuru yashimaga nuko wari uhari, umunsi wa mugabo yashimaga nuko wari uhari, ukampindukira ikibuga cyiza nkakwifashisha kugira ngo nkinireyo nakoreyeyo ku bwawe. Ngitubwire ngo muze muruhuke kuko mwemeye kuntwara mwisi nkabifashisha nkabagenderamo. Imana ihimbaza. Narivuze ngo Imana ihimbaza. Hanyuma hari abantu baboshwe n'ibyaha bari muri gereza y'ibyaha, ariko Yesu utaboshye. Imana ihimbaza. Ese muzi impamvu Yesu yaje mwisi? Yesu yaje mwisi kuko abantu bose bari baboshye. Umugabo bita Mose nababwiye, Mose yabaye mwiza ngakajya akiranuka mu rugo rw'Imana, agiye guhanura Yesu yaravuze ngo izabahagurukiriza undi muhanuzi umeze nkanjye. Mose yivuga, ariko nawe ngaboshwa n'umujijinya wo muri sekuruza Lewi, ngakubita ku gitare kabiri. Aravuga ati ntago wabacungura kandi nawe uboshywe n'umujinya. Abantu bose bari muri gereza, hanyuma ngo ijuru ritekereza umuntu uzaza ataboshye atari muri gereza, ngo ribona ni Imana izambara umubiri. Aravuga ngo abo mu rubyaro rwa Adamu bose, utaboshywe n'ubusambanyi aboshywe n'ubutinganyi, utaboshywe n'ubutinganyi aboshywe n'ubwibone, utaboshywe n'ubwibone aboshywe n'inzangano, utaboshywe n'inzangano aboshywe n'amoko. Asanga abantu bose bafite imigozi baboshye. Aravuga ngo nzohereza umwana wanjye udafite gereza n'imwe imuboshye, hanyuma aza mu kigwi cy'abari mu isi mutange ajya muri gereza bambakingure. Imana ihimbazwe cyane. Ndashaka ko dusenga. Muri ibyo wa 85 yaravuze ngo ndaje mbe hafi ya kugira ngo gihoro ndi umbohore buri mugozi undunganiriza umutima. Imana yaje kubohora imbohe. Imana yaje muri literaniro kugira ngo ibohore imbohe, hanyuma mubohoze Petero, mukinguze Petero ariko mudakinze. Mwe mutaboshye ntiwampamagara Petero ngwaze kandi nawe uboshye. Twinjira ahantu ho gusengera hirya gato. Sifa kwa Mungu. Yesu ndamukunda. Mariko 11 wagiye kujya Yerusalemu, yaravuze ati munzanire icyana cy'indogo, ngo cyari kimaze igihe kirekire kunshimangiza, ariko abantu ntago ari beza. Abantu ntago turi beza, uretse umuntu wuzuye umwuka wera niwe mwiza uba mwiza, naho abandi turi babi pe. Icyana cy'indogobe ngo bari barakiboheye ku nzira, abahisi n'abagenzi bose ngo bagicaho ngo bakabona ko kiboshye. Uziko hari igihe umuntu aboherwa mu busambanyi, umuntu wese akamenya ko ateze. None se abatega iwacu wenda hano sinzi aho bategera, ariko Brasserie aho nabaye najyaga mbona ko bategera ku ruganda rwa Brasserie. I Kigali bari gutegera ku Gisimenti. Utwana twa 12 turi kugenda tutambaye ikariso tugiye gutega kugira ngo bize korohera abakiriya. Ibyo byana by'indogobe biri ku nzira, bahisi n'abagenzi babicaho. Umuntu ajya mu kabara gasinda akibagirwa hata. Ubwo urumva icyo kitaboshye? Kiraboshye, ariko hari ibindi byana by'indogobe biboheye mu gikara hatabone. Kiboshye kiririmba, kikinyamoko ariko kinasenga, kikigambanya ariko kinaterana. Ibyo byo mu gikari, ibyo byabatijwe. Baravuga ati zana ifoto. Ati ko mbonye muvandi, ati ko mbonye wari wicaye uvuga mugenzi wawe waramuroze amagambo bigatuma atazagaruka mu ruzi. Ati zana ifoto. Ati wambonye he? Wabibonye usinzire? Wari uryamye? Wari uri kurota? Ati cyangwa n'ubuhanuzi? Kubwa ati zana ifoto. Hari ibindi byana by'indogobe bifite ibyaha byo mu mitima, batigeze bafata byasambanye, ariko imitima yabihora mu busambanye. Bibutse ko mu mwuka ntago bareba icyo wakoze, mu mwuka bareba icyo wibwiye. Hari igihe umuntu aba atarazamura ijipo cyangwa amanura ipantaro, ariko mu mwuka ari kabwera yaramazeho, utambutse wese amwifuza. Yesu afite imbaraga zo kukubohora, akagukuramo amarare, akakuvomera. Imana ihimbazwe. Haleluya. Hanyuma Petero wawe agataha.
aravuga ati mugende mukinziturire. None se ubwo mwari yego da icyabaye akazizi wavuga ati uziritse ku nzira, abantu bose barabizi kuri akazizi. Igisambana giteze wavuga ati uziritse ku nzira. None se icyananiwe kwihanganira ubukene bwo mu rugo cyo muragifatira he? Ko kiziritse mu gikari, imbaraga zakijejeje mu gikari zifite uburenganzira bwo kukubaza ati wabibonye ute? Ko ngiye mbwiriza ndi umuririmbyi ari nanjye uzihiba, ko ngiye nterana kuwa kane buri munsi n'aya hano yose nyazamo, n'imigoroba yo gutabaza yose nyiza, umbonye ute? Ntabwo cyabyemera. Ariko Yesu afite ubushobozi bwo kukubohora kugira ngo nuwizera utahana ubuzima. Hanyuma dusenga, nagira ngo mbabwire inzitizi ya gatatu muyo dusenga. Inzitizi ya gatatu ni abantu basenga Satani yabakopeje kumweta atari ngombwa. Muririmbyi mu gakiza ni uw'ijana, rero ngo nutagira umwete mu nzira y'Imana. 107 ibyo sinibuka neza ariko naho mu gakiza za nyuma. Rero ngo nutagira umwete mu nzira y'Imana ntabwo uzagera mu ijuru. Abantu benshi iyo tujya mu ijuru tuba duhura n'abagaruka byananiye. Nagira ngo mbibibutse umunsi twari duteze imodoka izi Kigali twahuye n'izindi zijyayo, ivi Kigali twahuye n'izindi zijyayo. Umunsi mu minota mwarimo muza hano mwahuye n'abandi bagenda gutya mwe muza gutya. Inzira ijya mu ijuru n'urujya n'uruza rw'abavayo n'abajyayo, ariko hari igihe ukubitana n'abavayo akubwiye ngo nta sengesho ry'umuteja ribaho, ngo nta n'iry'umunyagara kuko gusenga birakomeye. Akakubwira ati Imana yaratubabariye kera kuko gusaba imbabazi no gukizwa ni urugendo rw'agakiza birakomeye. Ubushize kuri Pentecote narababwiye ngo nibishobokera abantu. Ibyo bintu bidashobokera abantu bikeneye imbaraga, ntago ari ibintu byoroshye. Muzahura rero nabo byananiye, nabo urugendo rwananiye, bababwiye ko gusenga nta ry'umuteja ribaho kubera ko bimunaniye. Ariko reka mbabwire, nimutagira umwete muyo musenga, mubanze mwigire kuri Kristo agiye gucungura itorero. Haleluya. Yavuze ngo yegeye imbere arunama, agaruka kubigishwa akavuga ati mubane maso nanjye. Nibyabaga bimugoye, niyakeneye abamuha inkunga yo gusenga. Birakomeye gusenga. Umuntu arasenga agahebe bari umugabo kubera iki? Amasengesho yamumazemo imbaraga, bakamuha igikoma ati ibyo bintu byo guhebe babikizwa n'igikoma. Yasoma igikoma akaba muzima. Gusenga biravuna. Ariko abo byananiye bazababwira ko nta ry'umuteja ribaho. Ribaho. Umva ukuntu Yakobo avuze, aravuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Iyo atawusenganye bibura iki? Bibura umumaro. Niba ukeneye ko agira umumaro biragusaba umwete. Yesu ageze Getsemane agiye gucungura, ngo yegeye imbere nk'aho umuntu yatera ibuye. Ubwa mbere Luka yaravuze ngo arunama, ngo arapfukama. Matayo yaravuze ngo arubarara hasi. Luka aravuga ngo arubama. Yakoze tekinike nyinshi kugira ngo ibyo asaba bihabwe. None wowe urasenga ukigorora saa 10, Imana tuguhaye umugisha, ntago ayo masengesho afite umumaro. Nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Iyo umuntu ahagurutse agiye gusenga aba ameze nk'uteye Satani mu birindiro. Nagira ngo mbabwire ko muri iki kirere aho amasengesho agomba kumena ikirere. Asifiwe Yesu. Haleluya. Haleluya. Nagira ngo mbabwire ko muri iki kirere hari ubwami bumira amasengesho y'abanyantege nke n'abantu basengana ubute. Muzasome Daniyeli asenga, yasenze iminsi 21. Ntago yagiye afite gahunda ya 21. Yagiye mu masengesho, yasomye igitabo cya Yeremiya ngo kimubwira yuko imyaka 70 y'ubunyage yagize ite yashize. Impamvu abantu bafite ubunebwe mu yo basenga ntibarasoma ubuzima, baracyari mu bunyage, bari kwideye ngo Imana ngo niyo ibishaka ko dukena, Imana niyo ibishaka ngo se ngo Imana ngo niyo yabishaka. Wamenye ute kari ibishaka nanone? Kuki udasoma? Uzi ko Daniyeli yadasoma bari gukomeza kuba mu bunyage kandi imyaka 70 yararangiye. Uzi ko hari abantu bari mu buzima Imana itabategekeye, iyo myaka y'ubyo buzima yararangiye, ariko kubera kudasoma niyo basenga. Hari igihe umuntu avuga ngo tuvuye akigorora ngo tuvuye mu yitatu. Wamenye ute ko yose yumvikanye? Ayo basenganye ubunebwe ntiyageze aho yajyaga.
wasenganye ubute ntago yageze mu kirere cyawe, kuko hari ubwami bw'abamedi n'abaperesi amasengesho yacame n'ikirere kugira ngo agere mu ijuru. Haleluya. Nagira ko mbabwire ko icyo kirere kinakomeye kidashoborwa na bose. Daniyeli, haleluya, Bibiliya igaragaza mu byahishuwe ko bazabanza bakavuza impanda ya marayika ukomeye weza ikirere. Murumva abo bantu boroshye? Hari impanda yateguriwe kweza ikirere. Urumva ayo masengesho wayasenga uri kwinanura, ayo masengesho akamena icyo kirere, ntago ashobora kukimena. Muzabaze Daniyeli umunsi wa mbere gusenga ko kwarumvikanye. Ayandi niba yaragize ubunebwe ntago nzi byamubayeho, ariko bongeye kumwumva bamwohereza marayika umurwanira ku munsi wa 21. Ayandi iyi minsi 19 nta muntu uzaho yagiye. Hari igihe rero abantu bikina ngo twe ngo tuvuye mu 7, uzi niki niba warasenze akagera iyo wayatumye. Ndashaka ko dusenga. Abantu benshi bashyize mu mwete muke, turimo turazana Huye n'abantu bari kugenda ukagira ngo bagiye gufata nka pate jaune yajemo imungu. Abantu umuntu ari kuzamuka kandi arimo n'abaririmbyi, nyina akagenda ukagira ngo ibintu agiye kureba nta mumaro bizamugirira. Nutagira umwete mu yusenga uzamara imyaka myinshi usenga utarakira ibisubizo bya yusenga, kandi warahindutse indushyi yo mu masengero. Dufite ibibazo bikomeye by'uko abantu batinze mu rusengero, ariko bakabura gutunga, ariko bakabura n'ibihe byiza. Isi zabamena, isi zabaceka, kuko muzasanga ari ibihe byiza bibonekera mu masengesho ntabyo mufite, ariko na tekinike abandi bakoresheje ngo bagere ku byo batunze. Niba umuntu akeneye amafaranga, uraza tukagufasha imishinga ukajya gushaka iki? Amafaranga. Ariko nimusenga mudakeneye ibihe byiza muzakura mu rusengero, muzaruha, muzamera nka nyina wa Sisera. Nyina wa Sisera ngo ni umugore wumiye mu idirishya, ngo akajya yiriza ngo bazava ku itabaro ryari, ngo ariko ngo abanyacyubahiro bo mu baja ngo basomye umutima, ngo basanga ibyo yibwira atari byo bisa n'ibyo byamurizaga. Bakajya avuga ngo ubwo se ngazatabara ukajyare ngatwihera imihengeri n'imihemba, wazanyambike ngo imyenda y'amabara ngo idaraje. Abantu nibakumbuye Yesu, bakumbuye iminyaga zabanyagira. Mbega umugore ngo nashaka azagwe ku itabaro ariko nyohereza ibyo yanyaze. Abantu bakumbuye amazu Yesu azabaha, abantu bakumbuye ibyubahiro Yesu azabaha, abantu bakumbuye amashuri Yesu azabigisha, ariko nibakumbuye agakiza no kugaruka kwa Yesu. Ndashaka ko dusenga Imana ibakurira inkomyi mu yo musenga, hanyuma duhamagare Petero. N'ubu yafunguka. Haleluya. N'ubu Petero yataha, ariko abanyetorero ntago bamwizeye ari muzima. Kuza gifite ubuzima ntabyo bizeye. Mwegeshe inzu y'idiyakoni dusenge. Umuhanga wo gusenga nagasenga kugira ngo Imana imwumve. Mutaraza hano, mutarinjira muri iki cyumba, Imana yari yumvishe gusenga kwayo. Umuhanga wo gusenga arasenga kugeza igihe yumviye Imana. Ntago Imana tuyumvisha ibibazo dufite. Imana ifite ubushobozi bwo gusoma umutima w'umuntu wicaye mu rugo agitekereza kuza hano. Ariko twebwe tuzaruha, turasenga dushaka kumvisha Imana. Imana yakumvisha utaraza mama, Imana yakumvisha utaraza papa. Rubyiruko Imana yabumvisha mutaraza. Nimusenga mukeneye kumvisha Imana ibyifuzo mufite muzaruha. Ahubwo abahanga mu gusenga barasenga kugeza igihe bumviye iki? Imana. Haleluya. Ntabwo twebwe dusenga ngo Imana itwumve, ahubwo turasenga kugeza igihe twumviye iki? Ikadutarura muki? Ibimenyetso by'uko wasenze ni uko utaruka mu mpagarara. Si uko umuhanuzi yahanuye, kuko hari n'igihe ahanura mugitandukana impagarara zikagaruka. Byababayeho agihanura mwatandukana impagarara zikamera nkaho bitangiye. Ariko umuntu wasenze yakira ubushobozi bw'Imana muri we, Imana ihimbazwa. Niwongere gukingura, twakinze tugiye gusenga. Hanyuma tugeze mu mwanya wo gusenga, mube mukuyeho telefone gato dusenga. Mushumba dusengere, twengengere Imana. Mwami Mana, turi imbere y'amaso yawe, turagushimira ko watanze Yesu kugira ngo aze mu isi, yambara umubiri w'umuntu kugira ngo abashe gucungura umuntu, kandi yiyambike umutwaro w'ibyaha
ibyo abantu bose bakoze kugira ngo abacungurire Imana kuba abana bayo kubwoko bwayo. Ndagushimira ko waje uzanye imbabazi, imbabazi nizo wazanye, imbabazi nyinshi nizo wazanye mu biganza byawe, nizo wazanye ku mutima wawe, nizo wazanye mu mikorere yawe, nizo wazanye mu myigishirize yawe. Imbabazi nyinshi nizo wazanye kuko wemeye kwambara icyaha utarigeze ukora icyaha, kuko wemeye gukorwa isoni z'ibyaha utari warakoze, ahubwo wambara ibyacu kugira ngo utwambike umwambaro w'imbabazi, kugira ngo utwambike umwambaro w'ineza, kugira ngo utwambike umwambaro w'ibyishimo, kugira ngo utwambike umwambaro wo kubohoka, utuvanye mu mbohe, utuvanye muri gereza, utuvanye mu gifungo, utuvanye mu byaha, utuvanye mu mwijima w'icuraburindi uwo twagenderagamo tutazi Imana rurema. Ariko Mana, kuko uri umutunzi w'imbabazi, wemera gutanga umwana wawe Yesu. Turagushimira Yesu yuko wemeye kwitanga ukisiga ubusa, niwemere kwitwa Imana, ukazana kamero k'umugaragu w'imbata, ntiwange ndetse no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba w'isoni. Ibyo byose kwari ukugira ngo ugere na hano iwacu, ugere na hano kuri uyu musozi, ugere hano muri aya masengesho, ugere hano muri iri teraniro, ukize ubugingo bw'abantu, ukize abagabo n'abagore, ukize abasore n'inkumi, abo Satani atwaza igitugu, ubavaneyo, ubarokore, ubabohore, ubahindure, ubeze, ubatunganye, ubaboneze, ubavugutire, ubacure, ubamaremo inkamba mu izina rya Yesu. Natwe turabasengeye Mwami, ngo ubabohore uhereye none, ntibakongere kuba imbata, uhereye none ntibakongere kuba imbohe, uhereye none ntibakongere kugendera mu mwijima, uhereye none ntibakongere gukora ibyaha, uhereye none bahinduka ibyaremwe bishya, uhereye none ubakire Mwami, amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo, ubavane mu mubare w'abarimbuka mu izina rya Yesu umwana w'Imana muzima. Kandi uhereye none bafatanye n'abandi kwamamaza ubutumwa bwiza bw'umwami, bubohora abantu bukabavana mu byaha. Ndagusabye kugira ngo uhereye none ubaha imbaraga zo kugenda bera imbuto zikwiriye abihannye. Ndagusabye kugira ngo uhereye none ubahe kugenda bakugaragaza, baguhesha icyubahiro, kugira ngo ababonye imirimo yabo myiza bahindukirire Data uri mu ijuru. Ndagusabye kugira ngo Mwami uca imigozi yose iri ahantu, uca imigozi yose iboshye aba bantu, uca imigozi yose yari baboshye mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese uca umugozi we, kuko buri wese afite ahaziritse, buri wese afite umuboshye, buri wese afite umugoye. Ndagusabye kugira ngo iyo migozi yose uyice, kandi uhereye none ubazure, ubavane mu bituro, ubaho ubuzima bushya, ubaho ubugingo bushya. Turagushimiye Mwami yuko ubyumvise, kandi tugukomeye amashyi kuko ubarokoye ukabakiza mu izina rya Yesu Umukiza. Amen.